rya Yesu Kristo, kandi nshimye Imana ku bwanyu bene data, ndetse n'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, turebere hamwe ibyadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twasomye igitabo cy'abacamanza, igice cya 13 kugera ku gice cya 16. Twasomye n'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya 2. Imana iduhana umugisha. Muri iki gitabo cy'abacamanza nahasanze inkuru yashimishije ivuga ukuntu marayika w'Imana yabonekeye ababyeyi ba Samusoni. Imana idufashe cyane. Uyu muryango Bibiliya itugaragariza yuko wari umuryango utarabona umwana. Bibiliya yatubwiye ngo uwo mugore yari ingumba, ntabwo bari bakabonye umwana, ariko nashimishijwe n'imibanire yabo. Nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, bigaragara ko nubwo bari batarabona umwana, bari bafite icyo kibazo cy'ubugumba, ariko babanaga neza. Urebye ukuntu marayika w'Umwami Imana yasanze umugore wa Manowa, mama wa Samusoni, n'uburyo yihutiye kujya kubwira umugabo we uko bimugendekeye, n'uburyo umugabo yamwakiriye, bigaragaza imibanire myiza bari basanganywe, nubwo bari bafite icyo kibazo cy'ubugumba. Rimwe na rimwe hari imiryango iba yarahuye n'iki kibazo, kandi n'ikibazo gikomeye mu buzima bw'umuryango, bikaba intandaro yo kutumvikana, bikaba intandaro y'amahoro make. Ariko uyu muryango watubera urugero rwiza rwo kubana neza no mu gihe cy'ibibazo. Twasomye ngo nuko hariho umugabo w'Isora wo mu muryango wa Dani witwaga Manowa. Umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore, aramubwira ati, dore uri ingumba, ntiwigeze ubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa ibisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri uhereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Uwo mugore aherako araza abwira umugabo we ati, umuntu w'Imana yaje aho narindi, kandi mu maso he hasaga n'ahamarayika w'Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. Ariko arambwira ati, dore uzasama inda ubyara umuhungu, kandi ati, uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina kugeza aho azapfira. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani, ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Nuko Imana yemerera Manowa. Marayika w'Imana agaruka kuri uwo mugore, amusanga aho yari yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo we ntiyari ahari. Nuko umugore ahuta yiruka ajya kubwira umugabo we ati, wa mugabo wazaga ejo bundi yongeye kunyiyereka. Imana itugirire neza. Izi nkuru zanejeje pe, zashimishije, zanyeretse imibanire myiza y'umuryango, ariko uri no mu bibazo, kugeza igihe Imana iwugendereye, kandi bakibanye neza, bagihuje umutima, bakijya inama. Imana ishimwe cyane. Uyu mama wa Samusoni amaze kubona marayika w'Imana amugendereye, ngo ntiyigeze amubaza ngo urinde. Ikintu cyamunejeje, icyo yafashe ni icyo yari avuganye nawe, amubwiye ko azabyara umwana w'umuhungu. Ariko Manowa umugabo we, nyine nk'umugabo, yumvaga hari ibintu agomba kumenya, yamwibariza se, asenga Imana. Arayibwira ati, tukugireho umugisha, uyu muntu yongera agaruke, agira ibindi bintu yadusobanurira. Buriya Imana ni nziza kandi yumva gusenga.
Imana ishimwe. Numva hari ibintu udasobanukiwe, numva hari ibintu ushaka kumenya birushijeho, jya ubwira Imana, uyibwire uko kuntu ubyumva uti Imana garuka ubinsobanurire, ibi byo bizagenda gute, nzabyitwaramo gute. Ni Imana itugira inama, ni Imana nziza yumva gusenga kwacu kandi igasubiza ibyifuzo by'imitima yacu. Imana ishimwe. Uwo muntu w'Imana rero yaje kugaruka, umudamu wa Manowa arirukanka ajya kumuhamagara ati wa muntu yagarutse wangendereye. Undi Manowa nawe araza aganira na marayika w'Uwiteka, ariko atura n'igitambo. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu umuntu umwe mu muryango adashobora kwibuka ariko undi akabimwibutsa. Imana ishimwe. Ubwuzuzanye hagati y'abashakanye no mu buryo bw'imibanire yacu n'Imana mu buryo bw'umwuka ni ngombwa, kandi Imana ishimwe ko ijya ibikorera abantu bayiringira. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo nashatse kuvuga kuri Samusoni, nawe twamusomyeho ukuntu yakuze, ukuntu yari umunyembaraga, n'ukuntu Imana yagiye imukoresha iby'ubutwari, n'uko yaje kurangira. Ntabwo nibyo nashatse kuvuga cyane, ahubwo numvise nafashijwe cyane, numvise nabasangiza cyane imibanire y'uyu muryango n'uburyo yari myiza, nubwo bari bafite icyo kibazo, ariko icyo kibazo ntabwo cyatumye batabana neza. Barabanaga neza, basangiraga amakuru, basangiraga amarangamutima. Byanejeje umutima wanjye. Nasenze Imana ndayibwira ngo Mana ugirire neza abantu bose, imiryango yacu y'abubaha Imana uyihe kubana neza mu buryo bwose, mu buryo bwuzuye, mu mubiri, mu marangamutima, mu bugingo no mu mwuka. Bajye buzuzanya, bafashanye, bubake umuryango mwiza kandi uzavamo n'itorero ryiza. Imana ishimwe cyane. Twasomye no mu gitabo cy'Abikorinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yanditse Abikorinto, bigaragara ko yari urwandiko ashobora kuba yaranditse ababaye, ari mu marira menshi nk'uko twabisomye, ariko avuga ijambo ryiza twazirikanye none riri ku murongo wa 14 w'igice cya 2, ngo aravuga ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere, ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya, kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe yiduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kwimenya. Dufite misiyo yo gukwiza hose impumuro nziza yo kumenya Imana. Umwami adushoboze mu izina rya Yesu. Amen.